kuko bibiye indahiro Irobanurwa ryanjye uyu murimo ndahiye kuri Shyira itorero ry'Abadikoni mu Rwanda n'abazamusimbura nk'uko bitegetswe mu mateka y'itorero mu magambo yose akwiye kandi ategetswe bikorewe muri Diocese ya Shyira kuwa 24/5/2015 n'ingereza Katederali rero bose bamaze gusinya mwihindukire mwerekane amasinyatire yanyu n'indahiro zanyu ntazibonye bakiza abashyushye cyane kugira ngo cyangwa se izo sinyatire zanyu nagira ngo bamenyeshe aho abantu bagiye gukorera imirimo yabo. Ko bigeze bitego nagira ngo mbabwire aho abapasiteri bagiye gukorera imirimo yabo. Ubundi muri Diocese ya Shyira twiyemeje ko tuzajya dutuma abapasitori duhuje n'umwaka w'ishuri kugira ngo abapasitori bafite abana tutabatuma cyangwa se tukabohereza aho bajya gukorera abana babo bakiri mu mashuri noneho bikagora imiryango. Ku bw'icyo rero mu by'ukuri tuzatuma mu kwezi kwa mbere, tuzaba twabiteguye mu kwezi kwa 12 tubimenyeshe, ariko tuzabatuma mu kwezi kwa mbere. Cyakoze ni ngombwa ngo tubamenyeshe aho mugiye gukorera imirimo yanyu nubwo mwaba mwari muhasanzwe, ariko reka tubikore. Diacre Harerimana Emmanuel yarari muri Burambi, n'ubu niwe agiye gukomeza muri iyo paruwase ya Muri. Diacre Turukubwimana Daniel, reka avuga ko Diacre Harerimana Emmanuel azakurikiranwa hafi cyane na Akidikoni we, kandi bazagerageza mu gihe kigeze kutubwira ibye, cyane cyane mu gihe cyo kumara ibihe bwose. Diacre Twendebusinge Augustin wari Murambo araguma akora imirimo ye muri paruwase ya Murambo, kandi akorana na pasitori wa Murambo. Diacre Rugira cyane Evariste, nibyo mukoma mu mashyi bamushaka. Diacre Rugira cyane Evariste urangiza senior 6 uyu mwaka, umukobwa we ari muri senior 5, kuva ko ibirori ari byinshi. Araguma kuri bassin, niho yakoreraga n'umubwiriza, ariko araguma kuri bassin aho yari. Diacre Sinjamuyabo Evariste wari Kabona, arakomeza ikabona. Hanyuma Muriyimana Pierre, Reverend Muriyimana Pierre araguma i Murambo, n'ubundi yari ari Murambo. Bivuga rero yuko agiye gukorana na Augustin, kandi agomba kumutoza nk'umupasitori mwiza. Reverend Mutabazi Jean Marie
basanzwe bari mu mirimo yabo, ari abadirekiteri b'amashuri cyangwa bari mu yindi mirimo. Iyo rero bari bafite iyindi mirimo bari bajejwe cyangwa se barimo nk'abadirekiteri b'amashuri cyangwa nk'abafinanse muri za hoteli nka Diedone n'abandi, paruwasi bagiyeho baba batumwe nk'abantashe cyangwa se nk'abantu abajyanama babatashe kuri iyo paruwase bagiyeho. Revera Nambaje Alain yari Karuganda, arakomeza kuri paruwase bari Bushoka, arakomeza kuri paruwase ya Bushoka. Diacre Bonigaba Daniel bari Mukono ku bubwiriza, araguma aho ngaho kuri ubwo bubwiriza. Diacre Hakizimana Jean wari Gatare, araguma ku bubwiriza bwa Gatare. Diacre niyo yita Placide wari Kamubuga, araguma Kamubuga, hari paruwase. Diacre niyo ngabo Charles wari Kimonyi, arajya Mugara. Diacre Munyawera Emmanuel wari Gasamari, araguma Gasamari. Diacre Niyibizi Eugene ntabwo yari afite ahari mu buryo bw'aho yakoreraga, ariko atumwe muri katedrale. Ndabona bamwe murebana. Diacre Eugene ari Eugene bahagurukiye bamureba, ndabona bamwe barebana. Atumwe asosiye muri katedrale, rero bikaba katedrale w'umu asosiye wawe. Reverend Huwe Bicyareza, Reverend Karangabo Vena uri Mutego, ni umudirekiteri w'amashuri, arakomeza Mutego nk'umuatashe cyangwa se umujyanama aho ngaho. Diacre Niyonsaba Aimable, turaza kubaha amashyi bose hamwe kuko nanira araguma kunanira. Diacre Seruka Diedone Mukamira arajya kuba asosiye Rusambu. Murumva yuko harimo na bamwe y'abakorera bazagufasha, birumvikana hariya haruguru. Ubwo ni ukumuganiriza cyacu n'ikiganza hariya. Reverend dufatanye Frodoir bari Kareba, araguma Kareba, ariko kandi ari no mu ishuri, araguma Kivumu hariya. Ntaho abo ngabo bose batumwe mu kwezi kwa mbere, birashoboka kubaho ibintu bihinduka kuko nicyo gihe cy'ukuri cyo gutuma. Mboneyeho uburyo bwo kubamenyesha mwese nk'iteraniro kandi banyakubahwa b'abadikoni, nk'uko twari twabiganiriye, nkabemera yuko nzabatorera dini w'abadikoni. Uwo mudini rero twabubonye, nagira ngo usabe Kanoni Damascene wasabye ku kadini. Kanoni Damascene kandi akaba ari na archidikoni w'ubudikoni bwa Mukamira na Nyamutera, niwe wabaye dini w'abadikoni bacu muri Diocese. Haleluya. Ikiganza cy'umunezero hejuru. Haleluya. 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 Yes,
ineza ya Yesu ni number one, ni number one. Basange ubabwire, basange ubabwire, basange ubabwire ineza ya Yesu ni number one, ni number one. Hallelujah. Ndashaka twese turirimana kwa ngako. Basange ubabwire ubuntu bwa Yesu, basange ubabwire ineza ya Yesu ni number one, ni number one. Twese turirimbe basange yoyo, basange ubabwire ubuntu bwa Yesu, basange ubabwire ineza ya Yesu ni number one, ni number one. Hallelujah. Biganza by'umunezero hejuru. Hallelujah. Akira impano uzifashisha kugera ahakomeye, uzayikoresha. Iyo mpano nta yindi ni ugusenga. Nugera mu bikomeye uzasenge, nugera mu bukene uzasenge. N'iyi nkweto yahengama uvuga ijambo ryayo uzasenge, uzakwambika wowe genda ubabwire, genda genda ubwire ijambo ryiza, genda basange ubabwire ubuntu bwa Yesu, basange ubabwire ineza ya Yesu ni number one, ni number one. Basange ubabwire basange ubabwire ubuntu bwa Yesu, basange ubabwire ineza ya Yesu ni number one, ni number one, number one ni Yesu, number one, number one ni Yesu, number one, ni number one. Twese tuvuge ni number one, ni number one. Zamura urutoki rumwe uvugemo ni number one, zamura urutoki rumwe uvugemo ni number one. Buri kiganza cyawe uvugemo ni number one. Usanga abakene ubabwire ngo Yesu ndiwe ni number one. Usanga abihebye ubabwire ngo Yesu ndiwe ni number one. Usanga ubabwire ngo Yesu ndiwe ni number one. Number one ninde, number one ni number one. Yesu ndiwe, Yesu ndiwe, Yesu ni number one. Number one ni number one, number one ni Yesu, number one ni number one, number one ni Yesu, number one. Twese turirimbe tuvuge ngo ni number one, twese tuvuge cyane turirimbe tuti ni number one, number one ni Yesu, number one ni number one. umva impungenge nari mfite zashe Niziraje kwimana abantu banuye n'ubwoba nari mfite gashe. Umva abanyabwoba n'abatizera ntabwo bazajya mu bwami bw'Imana, ntabwo waba ugiye gukora Imana mu gihugu. umva icyo ngiye gukora mu bupasitori, ngiye guhindura amateka. Izari ziri ku cyumba Uziza izari zirwaye, izari zifite intege nke, rimwe kabiri gatatu mu cyongereza 1 2 3 4.
yabahamagaye muyikore umurimo badiyakoni murobanurwe mugarurina imana niyibatumye muyikore umurimo izakagamiye kure izamusana zicumbagira izamusana zicumbagira izamuye mu bushake aruye mu nzira uyu murimbo urakomeye tubasabiye imbaraga korari hosiyana tubabereye ku mavi nitwibuka turi gusenga nitwibuka turi gusenga nitwibuka turi mu rugendo nituba tuzarukwitira ku mavi y'akabareba ku mavi y'akabareba akumurimo w'Imana nyagasani Imana izina ryawe ryubahwe wavuze mu ijambo ryawe yuko icyubahiro cyawe utazagiha undi none turasabye ngo twebwe ubwacu n'ibindi byose muri uyu mwanya bicishwe bugufi wowe wenyine ushyirwe hejuru bwa Yesu Kristo umwami wacu amen. Imana w'umugisha, uyu ni umunsi w'umugisha ukomeye cyane, ni umunsi w'umunezero kuri twese. Nanjye ndashima Imana kugira ngo nsangire uyu munezero namwe kuri uyu munsi. Mbazaniye intashyo z'umuryango wanjye
jye na madamu twashoboye kuza kwifatanya namwe, tubazaniye intashyo z'umuryango, tubazaniye intashyo z'itorero ry'Imana muri Diocese ya Kivu. Mu izina rya Yesu ngo muraho murakoma. Amena. Turashima Imana kubwo abarobanuriwe umurimo wayo. Turashima Imana kubwo abavandimwe, abakozi b'Imana, abahawe ubudikoni n'abarobanuriwe ubupasitori. Turashima Imana kubw'imiryango yanyu, abafasha banyu, abana banyu, imiryango yanyu. Imana ishimwe kubwo guhamagara kwayo kwera. Ndashima Bishop Banda wemeye kongera kumesha uyu mugisha wo kugira ngo nsangire namwe ijambo ry'Imana. Kandi twese dufatanye gushima Imana kubw'umunsi wa Pentecote. Haleluya. Uyu ni umunsi w'isabukuru y'amavuko y'itorero. Uyu munsi ni anniversary y'itorero. Happy birthday church. Isabukuru nziza torero ry'Imana. Bwira mugenzi wawe uti isabukuru nziza ni itorero. Uyu munsi ni anniversary y'itorero. Haleluya. Itorero ryavutse ku munsi wa Pentecote. N'ikindi gihe cyose aba ari byiza, kandi kugira ngo kuri Pentecote ubu aba ari akarusho. Haleluya. Imana ishimwe ku bw'itorero. Tugira twese imiryango tuvukiramo, ariko umuryango w'itorero wihariye. Imana ishimwe ku bw'itorero. Imana ishimwe ku bw'impano y'ubuntu kuba mu itorero. Reka nsabe buri wese azirikana akanya gato aho Imana yamukuye, maze ikakuyoboza ubuntu bwayo ukagera mu itorero. Haleluya. Kandi bishatse wazamura ikiganza ugashima Imana. Haleluya. Imana yatugiriye neza. Nta mwanya bafite uhagije bababwiye aho yamukuye, ariko ni habi kandi ni harehare, ariko ndashima Imana yagejeje mu itorero. Uyu munsi wa Pentecote twibuka amateka akomeye yo kugendererwa gukomeye itorero rigenderewe n'Imana. Ariho hose kuri munsi ubutumwa buvugwa n'ubwa Pentecote ari kuri radiyo barabyumva, haba muri bisi, haba mu modoka, haba mu muyira. Pentecote uza ku Mwuka Wera amanukiye itorero mu mbaraga z'Imana kugira ngo azishoboze. Umwuka Wera niwe utanga imbaraga zo guhamya Yesu Kristo. Hari abantu b'abakozi b'Imana uyu munsi, bene data, reka twibukiranye yuko icyo duhamagarirwa muri ko si ikibi, ni uguhamya Yesu w'imbaraga. Niko Yesu yabwiye abigishwa. Mu gice cya mbere cy'ibyakozwe n'intumwa, ku murongo wa 8, ati cyakora muzahabwa imbaraga z'Umwuka Wera nabamanukira, kandi muzaba abagabo bo kumpamya. Imana niyo ishoboza umuntu guhamya. Imbaraga zayo Umwuka Wera. Umwuka Wera niwe ushoboza umugabo w'umukristo mu rugo rwe guhamya yuko Yesu ari utegeka urwo rugo, yuko Yesu ari we mwana. Umwuka Wera niwe ushoboza abana. Ababyeyi nkiri muto yajyaga
yambwira ngo nigende nzane inkoni ankubite nkayizana akankubita. Ariko maze kuba umusore no mu maboko no mu mbaraga yarakijo, Imana inyoye akayira akajya mu rusengero, Imana igejeje mu itorero, nishuriwe n'uwo ndiwe, naturiye Imana ibyaha byanjye, nakiriye agakiza k'Imana. Amarira ya mbere narize, narijwe nuko nababaje Data, gusaba imbabazi, Data umbabarire. Mwuka Wera niwe ushoboza umwana komora imitima y'abashoboza umwana guhamya ko yizeye Yesu, agaca bugufi. Umwuka Wera niwe ushoboza umuyobozi mu nshingano z'ubuyobozi kumenya no kwibuka yuko Imana ari itegeka amahanga yose ikayaha amahoro, kugira ngo akore iki? Akore ibyo ishaka. Umwuka Wera niwe ushoboza umuyobozi kwibuka ngo intebe y'ubuyobozi ndiho uyu munsi, hari igihe ntari ngize ne, hari igihe ntari nyiriho, hari n'igihe nzaba ntakigize ne, ntakiriho. Umwuka Wera w'Imana niwe ushoboza umuyobozi guca bugufi. Nshima Imana muri gahunda yacu yo gusenga tugira igihe cyihariye cyo gusengera abayobozi bacu batuyobora, kugira ngo Imana ibafashe gukoresha neza ubushobozi Imana yabahaye, gukorera neza abantu bashinzwe. Bayobozi Imana bamugisha, nabonye bamwe babiri hano, intumwa ya guverineri n'abandi benshi, turabakunda kandi turabasengera. Imirimo y'ubuyobozi iragoye, abaturage tujye tubagora. Abalewi cyangwa Matayo bakoraga muri, niba ari Rwanda Revenue y'iyo ngiyo, bakoraga muri Rwanda Revenue iwabo, n'abandi benshi. Imbabazi z'Imana ikagutunga inkoni, munyabyaha ngwino. Burya nkanjye aho Imana yansanze inkuruza imbabazi zayo kugira ngo njye mu rusengero, niwo muhamagaro w'Imana. Uko niko Imana ihamagara buri mukristo. Hahandi Imana yagukuye ikakugeza mu rusengero kwa Nyagasani, uwo ni umuhamagaro. Rero Imana iduhamagarira aho idusanze. No muri uyu murimo bene Data, Yesu abigishwa be yabahamagariye aho yabasanze, mu byo bari barimo. Baraza babana nawe, ariko bamarana nawe n'ikindi gihe kirekire, bakorana nawe, bakora umurimo munsi y'ubuyobozi bwe. Ariko nta mwuka wera bari bafite pe, nta mbaraga bari bafite pe. Hagati yabo bahoranaga intambara ngo ninde uzaba mukuru muri iki. Siko ubu ngubu ubwo turobanuwe, ubwo Bishop turobanuye, arabitangaje ngo turaguma hariya, ariko buriya mu kwa mbere tuzaba turera, wenda nzaza mu biro by'umwepiskopi. Siko wenda mu kwa mbere azaba ari hera. N'aba Yesu, abigishwa ba Yesu babana nawe, hari aho dusoma mu ijambo ry'Imana ngo bajyaga baburanira n'ubukuru, sibyo? Ni ukuvuga kamere, bya bisimba byitwa kamere barabigendana, amakimbirane hagati yabo, buri wese afite ambitions ze, ibyo ararikiye, ibyo atekereza, babana nawe umukiza ubwe umunsi ku wundi. Ariko nta mwuka wera pi, nta na gato. Umuntu ashobora guhamagarwa nta mwuka wera pe, utaraza. Mwuka wera gwaraje, uramenye n'abigishwa ba Yesu yabahamagaye batarahabwa iki? Mwuka wera. Kugira ngo umwuka wera uze
hagombye kuba ibintu bitatu, kandi nibyo bigomba kuba kuri wowe nanjye, kugira ngo umwuka wera ubona kuza, ubona aho unyura. Ntabwo umwuka wera upfa kuza, ntabwo umwuka wera upfa kuza pe. Mwihangane mbasabe turebe mu ijambo ry'Imana, turebe ikintu cya mbere cyabanje kubaho gitegurira umwuka wera. Iyo dusomye mu byakozwe n'intumwa igice cya mbere umurongo wa 4, yarababwiye ati nuko abateraniriza hamwe abategeka kutava i Yerusalemu, ati ahubwo murindire ibyo data yagize ate, yasezeranije. Ibyo nababwiye, abategeka kutava i Yerusalemu, kandi yari yizamukiye yigendeye. Mba nawe umuntu bari biringiye ko azaba umwami uzabakiza ubukoroni n'ububata bw'Abaroma, arigendeye. B'Abayuda bamwishe, warazutse, babibonye yazutse, ntanagumye naho ngaho ngo akomeze ababungabunge, arigendeye. Kandi bagomba kubaho, bagomba no kubesha imiryango yabo, siko? Ariko arababwira ngo Petero, ntusubire mu mazi, ntusubire kuroba. Nawe Matayo, ntusubire mu bya Rwanda reve n'iby'iwanyu. Namwe mwese ntimutatane, mugume he? Mugume mu murwa, murindire. Hanyuma ku murongo wa 12 dusoma ngo basubira he? Basubira i Yerusalemu, bavuye ku musozi witwa Elayono. Umurongo wa 14, abo bose hamwe n'abagore na Mariya nyina wa Yesu na bene se bakomeza gusengana umutima uhuye. Arababwira ati mugume mu murwa. Barumvira. Haleluya. Icyo bakoze cya mbere ni iki? Kumvira. Bene data, kugira ngo umwuka wera uze, kugira ngo Imana iguhe imbaraga z'umwuka wera, icya mbere ni ukumvira. Kumvira icyo Imana ikubwiye, gushakashaka cyane kumenya ubushake bw'Imana, no kumvira icyo Imana ivuze. Hari ibintu bijyana rero no kumvira. Burya kumvira bisaba byinshi. Kumvira kujyana no kwihangana. Kumvira, barumviye, barategereza, buracya, burongera buracya. Ab'inkwakuzi batese Mana yanjye, ibi byo bizaza ryari? Ariko barihangana. Ikintu cyitwa kwihangana kiragumye mu buzima. Kwihangana, patience. Igihe zaje umuntu agira ubwira ugafata ibyemezo wihuse, ukumvirana ukagira ngo wumvise, amarangamutima yawe akakubwira ukagira ngo ni Imana yavuze. Abahanuzi b'ibinyoma bakaza ukagira ngo ni Imana yavuze. Dore hanze aha ngaha bakoze b'Imana, ibintu birakomeye. Abahanuzi, ibyumba by'amasengesho, abahanuzi, gusenga ni ngombwa, tugomba gusenga. Ariko muramenye, kandi Yesu ntabwo yigeze abisha. Yaravuze ati mwirinde, hazaza biyitirira izina ryanjye kandi ari ibirura. Iyo utitonze ngo wumve Imana ivuge neza, witonze, ugerageze ugenzura imyuka, ibije byose birakubwira ngo Imana yagize yavuze. Uhagurukanye kubera amabi akorerwamo. Harimo no gufata abadamu b'abandi ku ngufu n'abakobwa ku ngufu no kwangiza abantu, ibirura gusa. Iyo utitonze rero ngo wumvire kandi wihangane, utegereze wihangane, n'ikirura kiraza kikakubeshya ngo Imana yagize ite? Yavuze. Kumvira niko kugomba kubanza kubaho
kandi ukihangana kumvira icyo Imana yavuze. Icya kabiri, reka turebe icya kabiri intumwa zakoze mu gice cya mbere. Niho tukiri. Muribuka yuko intumwa ya 12 yitwa Yuda yagambaniye Yesu, hanyuma iriyahura arapfa. Intumwa zari zisigaye ari 10 na zingahe? Intumwa 12 ntabwo yapfuye kushaka. Byari bigendanye n'imiryango 12 ya Isirayeli. Ntabwo wari umubare wa Hazari. Oya. Bari basigaye 11, ni ukuvuga ngo mu mubare w'intumwa hari icyuho. Hanyuma mu gihe bumviye bategereje, barabanje baziba icyo cyuho. Ku murongo wa 21-22, Petero ati nuko muri abo twagendanaga iteka ubwo Umwami Yesu yari akiri kumwe natwe, uhereye ku kubatiza kwa Yohana ukageza ku munsi yadukuriwemo azamuwe, bikwiriye ko umwe aba umugabo hamwe natwe wo kugira ate, wo guhamya kuzuka kwe. Haleluya! Ntidukomeze kuba igiharwe, ntidukomeze kubamo icyuho. Hanyuma ngo bahitamo babiri, Yosefu witwaga Barisaba na Matiyasi, barasenga ibisengesho ryiza hano bati, Mwami Imana umenya imitima y'abantu bose, werekana ugutoranije muri aba bombi ab'intumwa, ahabwo y'umurimo Yuda yataye akajya he. Ngo barafindira, ubufindo bufata nde? Fata Matiyasi. Barabanje baziba icyuho. Twemere gutunganya ibidatunganye. Umwuka wera w'Imana abona uko atumanukira, adushoboze guhamya ko Yesu ari umwami, adushoboze kuba mu mahoro ye. Twemere kugirwa inama, twemere kumvira Imana, kandi twemere Imana idusudire, idusanasane, isa n'imitima yacu, kandi Imana dushoboze guhuza umutima. Dusengere. Nyagasani Imana, ibi bintu biroroshye kubivuga, ariko kubikora birakomeye. Nta muntu wabyishoboza, nta muntu wabishoborera undi. Umubyeyi ntiyabishoborera abana be, umugabo mu rugo ntiyabishoborera umufasha we, haba n'umudamu ngo abe yabishoborera umugabo we. Mana, ijambo ryawe riravuga ngo umutima w'umuntu urusha ibindi byose gushukana. Ngo mbese ninde wawushobora, ninde wawugenzura? Ni wowe wenyine gusa uburondora kandi ukawutegeka. Mana, tweretse imitima yacu, turagushimira isezerano ry'umwuka wera wasezeraniye abakwizera bose. Duciye bugufi twihana dusaba imbabazi ku byo Satani yagiye yuririraho byose bigatuma tuvutswa uyu mugisha wo kwakira umwuka wera. Turakwingize Mana ngo tubabarire, udushoboze kukumvira Nyagasani Mana, kandi udushoboze kutihagararaho, turinde kwihagararaho ngo tubeho dushingiriza ariko kandi dushira. Turinde kubaho mu buzima bw'ikinyoma, ahari ibyaha bitera icyuho. Mana, dushoboze kukwegera kugira ngo amaraso yawe tweza dukize. Kandi aho twahemukiwe n'abandi, uturinde gukomeza kuba mu ndurwa y'umujinya n'inzika n'urwango. Udushoboze kuzahura Imana kugira ngo dusudire, utwomora, dukize. Kandi Imana, turasaba imbabazi ku byagiye bituma byose tudahuza umutima, ari iby'amatiku n'amanjwe n'ubugoryi bwose Satani yaduteje. Tubabarire Mana, udushoboze guhuza umutima Nyagasani, kugira ngo isezerano ry'umwuka ribe iryacu n'iry'abana bacu, nuko ari isezerano mu ijambo ryawe. Turagushimira Mana umugisha
ukongera kubwirwa nawe amagambo ku munsi wa Pentekote. Turisengeye Mana ngo uyu munsi buri wese umubere Pentekote ye. Turagushima kubw'isabukuru y'itorero. Mu gihe twizihiza uyu munezero wo kuvuka ku itorero, ongera utuvukishe bushya, ongera utuvuguruze imbabazi zawe Mana, kandi umugisha wawe kuri aba bagaragu bawe n'imiryango yabo bahamagariwe umurimo wawe, ubwawe Yesu Kristo Umwami wacu. Yamenyeshe yuko hano tugiye umwanya tuje kwigaburira iki gihande ni iki niyo bari buze kuza kandi turashima ko bakomeje kubana natwe, imbaraga zawe zikomeza kubana natwe, gahunda zisigaye turazikweretse, tubisabye mu izina rya Yesu Kristo Umwami wacu. Amen. Imitima yanyu imbere y'Uwiteka Imana ishobora byose, Imana yaremye ijuru n'isi kandi Imana idahishwa amabanga, izi uko tumeze, imenya intege nke n'imbaraga zabo yaremye. Yemwe abihana rwose by'ukuri ibyaha byanyu, mugakundana na bagenzi banyu, mukemera kugira ingeso nshya, mwumviye amategeko y'Imana, mukagendera mu nzira yayo yera, mwigire hafi mwizeye, muhabwe iri sakaramento ryera ryo kubahumuriza, kandi mwaturire Imana ibyaha byanyu mwicishije bugufi kandi mwitonze mu mitima yanyu. umutima kugeza uzagera mu bugingo budashira. Jya uyu wibuka Kristo yagupfiriye, akurinde umutima wawe muri iteka ryose. Amaraso y'Umwami wacu Yesu Kristo yakuviriye, akurinde umubiri n'umutima kugeza ubwo uzagera mu bugingo budashira. Akira umweho wibuka ko ari we Kristo yayaviriye, umweshe umutima wawe wizeye kandi ushima.
dusubire kandi twibutswe isengesho twigishijwe n'umukama wacu Yesu Kristo. Dawe wa twese wo mu ijuru, izina ryawe ryubahwe, ubwami bwawe buze, ibyo ukunda bikorwa mu isi nk'uko bikorwa mu ijuru. Duhe none ifunguro ritubukeye, tubarire ibyaha byacu kuko n'abari baratubwira, ntuduhane mu bitwoshya, ahubwo dukize umubi, kuko ubwami n'ubushobozi n'icyubahiro ari ibyawe n'iteka ryose. Amen. Mana ishobora byose uhoraho, twebwe abahawe igaburo ryera risura iby'ubwiru bw'Imana, turagushima n'umutima wose kuko utugaburiye ifunguro ry'umwuka n'iryo mubiri n'amaraso y'umwana wawe Yesu Kristo umukiza wacu, ibyizigiro byinshi. Kandi kubw'ibyo turahamya neza ko udukunda ukatugirira imbabazi, kandi utugira ingingo z'umubiri w'umwana wawe niwo mutwe ushimwa w'abizera bose. Kandi si ibyo byonyine, turi n'abaragwa bafite ibyiringiro byo kuzataha mu bwami bwawe budashira, tubiheshejwe n'urupfu rw'umwana wawe ukundwa cyane no kuzababazwa akwe k'igiciro cyinshi. Kandi dawe wa twese wo mu ijuru, turakwinginga twitonze cyane kudufashisha ubuntu bwawe butuma dukomeza kuba mu bumwe bwera dufatanye, tubone gukora imirimo myiza yose waduteguriye kugira ngo tuyikomeze. Ibyo tubisabye ku bwa Yesu Kristo umwami wacu, kugira ngo wowe nawe n'umwuka wera mugire ishimwe ryose ry'icyubahiro cyose iteka ryose. Amen. Mu ijuru twajya Imana no mu isi amahoro n'ubushyikirana, nyagasani Mana mwami wo mu ijuru, Mana data wa twese ushobora byose, turaguhimbaza, turagushima, turagusenga, turagusingiza, kandi tukavuga icyubahiro cya byinshi. Nyagasani Yesu Kristo, Mwana w'ubutabera bwa data wa twese, uturabira abari mu isi, utugirire imbabazi. Wowe ukora ibyaha by'abari mu isi, utugirire imbabazi. Wowe ukora ibyaha by'abari mu isi, wemere ibyo tugusaba. Wowe wicaye iburyo bw'Imana data wa twese, utugirire imbabazi. Kuko ari wowe wenyine wera, ari wowe Mwuka wenyine, Kristo ni wowe himbazwa n'Umwuka wera, mu cyubahiro cy'Imana data wa twese. Amen.
Habimana Dieudonné, Nambajale Kurikiyimana Jean Pierre, Andrew Mbuwe, bagiye kuba icyo bita proclamation, kuvuga amanota no gutanga ibihembo. Ibyo ni umuryango w'abategarugori muri Diocese ya Shyira. Mami Musenyeri wa Diocese ya Shyira, nyiricyubahiro Musenyeri wa Diocese ya Kivu, nyiricyubahiro Musenyeri Emeritus, nyiricyubahiro Musenyeri waturutse i Burundi, nyakubahwa Meya w'Akarere ka Musanze, nyakubahwa Meya w'Akarere ka Burera, nyakubahwa ntumwa waserukiye Guverineri w'Intara y'Amajyaruguru, ba nyakubahwa mwese mu byubahiro byanyu, ndabasuhuje mwese mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo. Nk'uko bisanzwe buri mwaka abamadazi twizihiriza umunsi mukuru w'Umwari Mariya. Uwo munsi mukuru wabaye mu kwezi kwa gatatu itariki 25, tukaba twari dufite intego tugenderaho, niyo tugiye kuzamara uyu mwaka wose tugenderaho. Iyo ntego ikaba ivuga ngo tube muri Yesu neza. Uwo murongo ukaba ubonekwa muri Matayo igice cya 15 umurongo wa 7. Akaba ariyo ntego dukomeje kugenderaho. Twihaye rero imihigo y'ibyo tugomba gukora. Uyu munsi nkaba mpagaze ahangaha nka President wa Mothers Union. Mbere na mbere nshaka gushimira abamadazi mwese ku bwitange, kuri byinshi mwakoze kugira ngo tugere kuri uyu munsi. Nkaba nkomeje kubashishikariza nk'uko dusanzwe kugira ngo uyu murimo Imana yaduhaye nk'abamama tukomeze wo kuvuga ubutumwa dukoresheje za ntego zacu zitanu dusanga muri cya gitabo dufite cya Mothers Union. Nkamboneho n'akanya ko gushimira abakidikoni, abapasitori, ababwiriza ndetse na nyakubahwa Musenyeri mu buryo mudufasha dukurikije uburyo abantu bagiye bagera ku mihigo twari twihaye. Nkaba nshaka kubashimira mwese kuba mwaduhaye kano kanya, ariko ndasaba ukuriye Mothers Union ku rwego rwa Diocese Emma Marie ngo aze ahangaha amfashe duhamagara amazina y'abahabwa ibihembo, maze na komite n'abandi badufashe gutanga ibi bihembo. Murakoze. Imana yacu ibahe. Ubwiriza bigire hafi, turahamagara dukurikije ibyiciro. Bigire imbere yakira igihembo, urabona ko igihembo cyabo kidasa n'icy'abandi. Hari abagiye bagera ku mihigo bakayeza kandi bakarenza, abo murabona ko bafite impano zirengeje abandi. Ukuriye Mothers Union kuri Paruwasi ya Gitare n'akurikireho. Bigire hafi kugira ngo gicuguze mu byumweru. Ukuriye Mothers Union akaboneka, Madamu Pasiteri yigire imbere yakira impano. Paruwasi ya Gitare akurikireho. Paruwasi ya Gihora yigire hafi. Ukuriye Mothers kuri Paruwasi ya Joma nawe yigire
Kiringa, Gitega nawe yigire hafi na Karuganda. Abo ni abatsinze amarushanwa icyiciro cya mbere, nibarangira hakurikiraho bo mu cyiciro cya kabiri cya gatatu. Mu cyiciro cya kabiri Nyamicucu yigire hafi kugenda bari niho bageze. Paruwasi ya Murambo, paruwasi ya Ntarama, paruwasi ya Cyanika, paruwasi Kabyaza, Kabyaza, Kiringa, Gitega, paruwasi Karuganda. Abo ni icyiciro cya mbere, tugeze mu cyiciro cya kabiri, paruwasi ya Nyamicucu. Nyamicucu, Kamubuga, Murambi yigire hafi, Wigese, wa Kamubuga riri, wa Murambi yigire bugufi, Wigese nawe yigire bugufi, wa Munanira be hafi, Mutego, na Maya, Kabona, Gushoka, Gakenke, bigire bugufi, Rutovu, Warugesha nawe aba yigira bugufi, Nyakinama, Nyakinama yahageze. Hakurikiraho paruwasi Kabaya, hakurikiraho paruwasi ya Nganzo nayo yigire bugufi. Kabaya, paruwasi Rutovu, na Rugesha nayo agira ababigire bugufi. Niba ukuriye mazi azinyura adahari haza umudamu wa pasiteri, aba barangiye nabo icyiciro cya gatatu, tugeze ku cyiciro cya kane, harakurikirwa na paruwasi ya Basi. Gitwa ni ububwiriza, ububwiriza bwa Basi. Hakurikiraho Ruconco, Kabushingwe yigire bugufi.
kabushingwe akuritirwe na murwa. Gasamari nawe yigira imbere. Ubwiriza bwa Rukoro na Nyakina. Kivumu na Butambi na Ndagwa nabo baba bigira hino. Akurikiyeho Nyakina. Kivumu ubwiriza bwa Gitwe. Akurikiyeho Kanyamiheto. Busengo. Kareba. Nyandinzi. Busambu. Kiryamo. Babe bigira imbere abo niko bama bigira imbere. Muguguri. Muguguri w'ikidikoni baribashyikiriza. ariko kandi twongere twifurize abadikoni bacu umunsi mwiza. kugira ngo hari uwabivuze neza, abamaze iminsi bitwararitse bigungesereye cyane muri iyi minsi, ari nabo navugisha akajya bashaka kuvugisha. tumenye ubu bugiye kubohokaho gatoya. Abapasitori nabo bashya nabo nuko bari bitwararitse cyane muri iyi minsi ikomeye ngo bataboneka ikosa na rimwe. agira ngo rero rwose mwisanzure muganire n'abantu, museke, mubyine, mushimire Imana ku byiza yabakoreye. agira ngo bibitse inshingano cyangwa se ibyo twize kandi twaganiriye, bishimangira cyane ku bintu bitatu: kuvuga ubutumwa buhindura kandi bugahindura aho muri n'abakristo banyuranye. Icya kabiri, kwita ku bana n'itorero, cyane cyane ahatari amashuri y'abana b'inshuke agomba kuhaboneka byanze bikunze. dushaka gufasha utwegera. Icya gatatu kandi twemeje ni ukwigisha abakuze kugira ngo bamenye gusoma no kwandika. Bongereho ikintu kimwe nubwo tutakigize, isuku. Icyo nicyo mpamvu zivuga n'igishengeyeho isuku, isuku, isuku. Imana ishimwe cyane kandi mubako mu by'umwese. Imana yatugiriye neza, Imana yaduhaye umunsi mwiza, mwarinde neza abashyitsi baje gufatanya natwe. Bongeye kubashimira bivuye ku mutima kandi tubaragize Imana. Maze kureka iyo Mana y'urukundo rwinshi yabitweretse kandi igahamagara abakozi bayo ngo bajyane ubutumwa bwayo, ubutumwa bw'urukundo, ubutumwa bwo kwihana, ubutumwa bwo gukuza, ubutumwa bwo kwigisha ngo tuve mu bujiji tumenye. Imana idukunda kandi Imana itanga amahoro, ikomeje kuduha amahoro muri iki gihugu cyacu cy'u Rwanda, ndetse dusaba ngo iduhe amahoro mu bihugu bidukikije, izana amahoro mu Burundi, izana amahoro mu bindi bihugu biri hafi yacu duturanye. Imana itanga amahoro aruta umuntu wese yakwibwira. Mureke amahoro arengeye ko twakwibaza, arengeye ko umuntu wese yakwibwira. Ayo mahoro Imana itanga aturinde, arinde imitima yacu, arinde ubwenge bwacu, ngo igihe dushubije amaso inyuma tukibuka tukareba aho tuvuye n'aho tugeze, turushijeho kwishima, turushijeho kwikunda,
turishirizeho gushaka kuyimenya byimbitse no gukunda umwana wa Yesu Kristo umukiza wacu. Kandi umugisha w'Imana ishobora byose, Imana Data, Imana Umwana, Imana Umwuka Wera, ubane n'aba bavandimwe bacu bahawe ubudikoni n'abahawe pastori n'imiryango yabo, ubane natwe twese uko turi aha ngaha, ube mu miryango yacu, ube mu gihugu cyacu cyose cy'u Rwanda, ubane n'abayobozi batuyobora none n'iteka ryose. Imana ibagire neza. waturindiye mu nzu yawe nta gikuba cyacitse, uhabwe icyubahiro Mana. Turakwihaye kugira ngo n'aya masaha yose asigaye kuri uyu munsi ukomeze kuhaturindiramo, kandi ubuntu bwawe bukomeze kuba kuri twe, tubisabye twizeye mu izina ryawe. Aha ngaha nk'uko mubibona, aba bari barobanuriwe umurimo w'ubudikoni uko bari 13, ndetse n'abarobanuriwe umurimo w'ubupasiteri uko ari 9. Umutoni Olivier, televiziyo y'u Rwanda mu karere ka Musanze. Nitwa Nibize Jeune, nkaba narobanuwe kuba umudiyakoni.
Nibize Eugene waruraniye kuba umudiyakoni, ese noneho we wabyakiriye bite uyu munsi, wari umaze igihe kingana iki ubyitegura, byagenze gute? Nabyakiriye neza, nanezerewe cyane kuko numva ijwi ry'Imana bwa mbere hari muri 1985. Uyu munsi rero nkaba nanezerewe cyane ko Imana yatuje icyo nabayisabye, kuko maze kumva iryo jwi yemeje kwikurikira urugendo rw'imyaka 30 maze rero nshakisha iryo jwi ryampamagaye, uyu munsi naryitabye. Ese hari icyo bavuga yuko babahamagara yuko ngo isi muzahindura nziza kurushaho, ni iki mugiye kurushaho kugira ngo murusheho kuzamura sosiyete nyarwanda n'umuryango nyarwanda? Ni izihe ngamba muzanye? Umurimo w'Imana ufite ingamba nyinshi, ariko icyo dushyize imbere cyane ni ukwigisha ubutumwa bwiza abantu bagahinduka, kandi tugafatanya n'abandi bakuru bacu gutoza abakristo kwitabira umurimo w'Imana mu kuri, mu nyangamugayo, kandi bakagira ishyaka kugira ngo isi yacu irusheho kuba nziza. Bivugwa ko rero mwigeze kubaho mu muryango w'abafureri, ese noneho kuba ubaye umudiyakoni noneho mu bangirikani wabyakiriye ute, cyangwa se n'ikibona cy'itandukanyirizo ugiye gukora ugereranyije aho wari uri n'aho uri ubu ngubu muri uyu mwanya? Ndi mu muryango w'abafureri, nari nshinzwe kwita ku bintu byo mu rugo n'ibintu byo muri kiliziya cyane bijyanye na liturujia, ariko uyu munsi mu rwego rw'ubudiyakoni hiyongeyeho kwamamaza inkuru nziza kandi nkayishyikiriza abantu bose Imana intumyeho. Igikorwa cyakiriye ute by'umwuka kuri uyu munsi mukuru wa Pentecost? Ni iby'ingenzi nyine mu munsi babyumvishe ko ari isabukuru y'itorero, kuko nibwo itorero ryavutse. Rero tugize umugisha kubona abandi bantu baza kudufasha gucunga abakristo kugira ngo byibuze bagire icyo tubona abantu bahagije bo kugira ibyo bagana